Ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze tugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye ziganza ku buzima yaba ku barwayi bagomba gufashwa mu burwayi busanzwe ndetse n'abarwayi bafashwa mu burwayi bw'imyuka mibi gakondo muri rusange. Imbere yanjye hari Muganga Matovu ndetse n'umudamu yagiye kuba mu umwana w'umukobwa ariko ushobora kuba nari guhita nshibwa amande by'aka kanya. N'umudamu ugeze kugana Muganga Matovu amaranye igihe kirenze umwaka barayimuzingiyeho mu myaka ibiri siniko gutyo muri ibyo bice barayimuzingiyeho inyuma za kuza kubyara nubwo twigeze no kuza kujya kumusura i Rusizi usanga kabebe karacyari gatoya ariko uyu munsi yavuze ati ngewe ngomba kuza gushimira Muganga Matovu kandi byabaye habona ndabayizinguye habona umwana baza kunsura bagaragaza ko nabyaye habona n'uyu munsi ndagira ngo nze kuza gushimira Muganga Matovu habona. Ndakwakiriye mubyeyi uragahura n'abana koko nkuko Muganga Matovu yabigufashijemo urakomeye amahoro. Ndamahoro meze neza. Urashima? Ndashima cyane. Ibweyeye muraho? Tumeze neza. Ubwo mperuka yodarebaga mu gihugu cy'abaturanyi hepfo. Yego. Yari inshuro ya mbere ngezeyo bwa mbere ngera kameramani ariko twishimiye imirere yanyu. Isambaza ziracyaboneka? Mu minsi isambaza ntabwo ziri kuboneka cyane. Ntabwo ziri kuboneka cyane. Ariko bimeze n'ubundi nakira Muganga Matovu kuri channel ya YouTube ariko yanyakiriye mu rugo. Muganga Matovu nawe umeze neza uramahoro? Ndaho ndakomeye rwose. Urashikamye? Ndashikamye mu buvuzi bwanjye naho Muganga Matovu ndaho. Yego. Ubushize ubwo duherukana twicaranya n'uyu mudamu impungenge zari nyinshi by'umwihariko bitewe nuko yari yarazigiye kunda igihe kirekire cyane aza kuza kuvuka manavugana kubyara manavugana kuri telefone aravuga ati nzaza ngushimire muganga uyu munsi araje ubyakiriye gute muganga? Kuri ngewe ndishimye cyane. Yego. Ubwo reka musuhuze uraho neza muganga? Umwana w'umuhungu waramubonye? Yego namubonye cyane. Ndishimye cyane kuko ibi n'agaciro kuri ngewe ndetse no ku barwayi bangana n'abanyarwanda muri rusange kuko biranshimisha iyo nkoze ikintu nkaza kubona ingaruka zacyo nziza. Nkabona banshimira bambwira ko nabafashije. Yego. Biranshimisha cyane numva umwuga wanjye mukora neza. Yego. Mubyeyi ubushize waje uri kuribwa n'inda wenda udafite byinshi byo gutekereza nabwo ufite ko wicaye ahantu hari icumu ihembe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubu muri aka kanya ndumva nyine emo n'uruhu rw'isimba. Iri cumu rishobora kuba ari ryo byamfashe kugira ngo n'umwana. Ntabwo nakeka ko ari ibintu bibi kuko biradufasha. Yego. Kuko byamfashije njyewe ntabwo navuga ko ari ibintu biteye ubwoba. Yego. Kuko biravura. Yego twije mu kiganiro n'usasa neza waje gushimira Matovu muganga ubitewe n'iki? Icyambere cyatumye nshimira Muganga Matovu ni umwana metse umunani ndahetse nk'abandi babyeyi. Icya kabiri mu rugo iwanjye turishimye cyane. Yego. Ibyo byonyine urumva ko nawe ari ingenzi nkwiye gushimira. Yego. Ati mu rugo turishimye nubwo mperuka akanyamuneza kari gari wenda natashye bakiri kare sinabasha kubana n'umutware ariko byagaragaraga buri wese ko akanyamuneza kari gahari. Mwana yaramutsiritse cyangwa uyu munsi haje umuhango wo kumurasaga no kumubandwa n'ikimuga? Ya mwana ntabwo yatsiritswe kuko umwana n'umuziranenge abagome ahubwo bayifuza ko atabaho. Yego. Ahubwo nibo bafite ishyari ariko nta n'icyo bakongera gukora. Ariko yageze no kwa muganga nyine ari kwa Matovu. Urumva nk'umuntu waje kundeba nubwo yagenda gutyo gusa ngomba no kumuha ubwirinzi. Yego. Yaba ari nyina yaba ndetse n'umwana yabyaye ngomba kumuha ubwirinzi ndetse abagome bo ntibahwema abarozi ntibahwema niyo mpamvu abo bari abarozi ndabashuhuje ariko mbabwira yuko nuko baroga nanjye ndahari kugira ngo ndavuga bamugira nanjye abarozi barabasuhuje abashuje aho bari ariko nanjye bamenye ko Muganga Matovu hari nyine yemeye azi guhangana n'abarozi. Asa nk'ubu bari uroze bakoresheje utubaraga dukeya wabasuza bakongera ibibaraga bibiri hejuru y'izawe ntabwo waba ubambishije umwana muto w'abandi. Buriya umuntu wese aba yizeye ku giti cye. Yego. Kuko n'ikimenyemenye ko nizeye nuko umaze abantu benshi batangiye kuza kunshima mbere. Yego. Ntabwo rero n'ubundi abari babaroze bari bafite izo mbaraga
ariko mpamya yuko imbaraga dufite zo kuvura zirahari kandi zizahoraho ibihe byose. Naba ndiho nasaza nk'uko data yashaje nanjye akambwira ati komeza, ubwo hari nawe uzakomeza uwo mwuga mpaka, kuko ni umuco gakondo, ni umuco nyarwanda, tugomba kuwibagirwa, ahubwo tugomba kuwusigasira tukawigisha n'abandi batarawumenya, kuko tudahari nyine hari byinshi byakwangirika. Hari abanyarwanda, abantu bagira amashyari, urabizi, abanyarwanda bagirana amashyari, bahora barogana mu miryango, bapfa amasambu, bapfa ku mwana wa runaka yabonye ishuri ryiza azamukiza bakaba baramuhitanye, abandi bapfa imbibi, abandi bapfa, mbega harimo ibibazo byinshi. Ariko abanyarwanda nanone bazi kwikurikirana, nicyo bashimira. Ariko babikurikirana, uhora n'umuntu mu muhanda ukagira ngo ntabwo azi kwikurikirana, ariko burya abanyarwanda ni abahanga, kuko ntawabikora ku manywa. Ariko abanyarwanda benshi bazi kwikurikirana burya bakagera. Yego, hari umuntu wigeze ambaza ngo kuki Matovu akunda kwambara ikanzu y'umukara, burasi ibisobanuro yuko akorana cyangwa se ashyigikiwe n'imbaraga z'umwijima. Iyi kanzu ifite ikivuze kuri njyewe, niwo mwambaro nambara ngiye kuvura. Yego, uvuga ngo riri kanzu kuba ari umukara abantu babitekereza uko bashaka, ariko imbaraga zo turanazifite. Imbaraga zo turazifite z'umwijima se nk'uko bazita iz'umwijima, bazita iz'umucyo, cyangwa nuko icyo zikora zifasha abanyarwanda. Yego, so ni icyo ngibyo muri rusange. Mubyeyi uri amahoro? Kigali bongeye kuyibona gute? Kigali hameze neza rwose, nk'uko wagize amasoni byagenze gute? Ntabwo wizeye muganga, ntabwo uramenyana na muganga. Uyu muntu ungana nanjye ntabwo nagira isoni rwose. Wagize amasoni, ufite umwana uhetse umuhungu mwiza mu mugongo, ni byiza, nibyo gushimirwa by'aka kanya byo kuba uhetse umwana mwiza. Ni keza rwose, urabona abagome bari bamaze ku muganga nabakongera akareba uti reka ndebe ka kana abagome bashakaga kugira nabi. Umuziranenge nk'uyu umuntu akaba adashaka kwaza ku isi ng'ibereho, kandi wenda ari imbaraga z'igihugu ejo azakora igihugu. Kasinziriye se? Yego, arasinziriye. Komana kasinziriye, nanjye kuvuga ni muganga gaterureho. Ntacyo kubageza birahagije. Kumugeza uwo yateruka. Mama we yagize imbaraga zo kuvuga ngo aze andebe birahagije, ubwabyo bisobanuye ikintu kinini. Yego, bisobanuye ikintu kinini. So watekereje kuza nyine kumushimira kubera iyo mpamvu igiye itandukanye, ubiganiyeho n'umugabo wawe umubwira ukuntu yagenze kugira ngo umashe kuza kubura urubyaro. We byakiriye gute? Urubyibuka ntabwo mu miryango yo bifuzaga yuko mubana, buri banazinze n'inda mbere yuko isamwa, noneho umweretse ko bimwe bifuzaga ko bitabaho, hari umugabo wamufashijemo. Ariko nanone hakoreshwa ya mvugo abantu bamwe nabitwa ko basenga cyangwa bizera Imana yuko batizera abapfumu. Wibwira umutware ko wavuye mu bapfumu gushaka umwana, byagenze gute? Tuganiriza by'aka kanya. Kuko nawe babwiye mbere yabaye nk'umuntu wijijisha, anyereka ko atabikunze. Ariko nyuma tumaze kubona no muziranenge wacu yarabikunze cyane, aramwishimira. Nyuma aranambwira ati ugomba gukora cyane tugashimira umuntu wadufashije kubona muziranenge. Yego, kuza hano nabo bifitemo uruhare cyane. Ahubwo yahoraga ambwira ati kutabyuka ngo ugende bite. Wese kutamuzanye ngo yikurikirane? Namuzanye afite akazi, nawe abasigara ari kwita gushaka amafaranga. Yego, arimo arita byo gushaka amafaranga, arimo gushaka ibizatunga urugo muri rusange. Nta kintu agutumye kuri muganga se ngo umubwire? Ntuvu utarabwira ati mutware yavuze ati nishimira ko nabonye gahungu k'imfu. Umutware wanjye aramushimira cyane, gusa nanone nimva hano ndamuhereza muganga kuri telefone, bari buze kuvugana nawe amubwira uko yiyumva. Aya masaha ntago bari mu kazi ngo ahubwo tumumagara akanya? Aya masaha buri yarahuze, ntago wahita umufatisha. Yego, ntago wahita umufatisha mbene aya masaha arahuze, ntago wahita umufatisha muri rusange. Muganga wumvise ko n'umutware ngo yagushimiye? Gusa arishimwe nari namuzaniye, ntunyemereye mwareka kwemereye ze abagabo mu cyaro mana we. Frika umabe aya nabashe kubona ni 300, gusa nanone mfite agasambu kanje
nyuma yo kuba nakibaruka n'umwana ababyeyi bampaye kandi nanjye nkaba numva nagamuganga bishe nukura ubu bivuze ko nzaza gutura iwanyu harya ni mu bweye ubuze ko nzaza gutura iwanyu mu bweye nzaturayo rwose uzaze rwose ahubwo ajya kurangira amashyamba hari yo gucamo imiti ahubwo aza kurangira Nyungwe n'iki hantu hari amashyamba akomeye yo gucamo imiti oya ntacyo buriya impano yose ihora ari impano kuko n'ubundi impano tuzigira ari nyinshi ubundi kandi ubutaka burya ni impano nziza ni ikintu waraga n'umwuzukuru wawe urumva nawe yigomwe kandi ndagushimiye wakoze rwose uninjye wo kugushimira umutware wawe umushimire umutware we araza kukuvugisha oya no kuba watekereje kuzaba n'ukuri wakoze kandi nabo murakoze cyane narabashimiye na n'ubu nkibashimira yego mugabo tuba turashaka kubaza tugahita dusoza icyambere kiragira giti abantu benshi maze kubona baza kugushimira ahangaha baguha amafaranga utayo bavurira kubera iki ubundi icyo kibazo umbajije iyo abantu benshi gutabarizwa bw'umuntu nibyo bifite agaciro yego rero umuntu ushimira aba ari umuco nuko uramukoreye ikintu cyari cyaramunaniye ndetse akabona ikintu umukoreye nta kiguzi yabona guha yego uko nyine iyo nza kuvuga ngo nta mafaranga mbere wenda rero no kuvuga ati wenda umugabo unyaka amafaranga mbere wenda aragira ngo ayiriye niyo mpamvu rero ngo genda nubyara uzagaruke kunyereka umwana nk'umunyarwanda rero uzi ubwenge nawe yavuze sinagira imbere ya muganga wenda ukuboko kera byahoze ubundi kera baraturaga bagatura imitwa bagatura ku bwa data namunaga badutura buri munsi bagashorera mu mahembe bagashorera amaka bakaza bikora inzoga mu bibindi haburaga inzoga iwacu hahoraga abantu benshi baza gushimira gusa uwo muco rero data yampaye numva nanjye nazawukomeza ndetse nkazahoraga n'abana banjye yego niyo mpamvu rero ikiguzi bampa kirenze icyo mbavurira n'ibyo mba nabakoreye byari byarabarenze bye kandi byarabananiye yego ubwo ni inzoga y'abakuru babazanye rwose mwiri bubaze yego icyo ni kimwe cya kabiri cyatwe tukiraguza abapfumu baradukanga we kudakanga mbo rero buriya hari mu gihe cya kera urabona uko iterambere rigenda riza niko abantu bagenda bakora ibintu bitari bya kera yego ubu ngubu nta muntu wabaga wenda yavurira mu nzu nk'iyi yego yabaga ari indaro z'ibyatsi cyangwa se inzu z'amategura zindi cyane ariko yari imyumvire y'abakera icyo gihe kuko n'ubundi imbaraga bakoreshaga n'utwe turazikoresha kandi zigakora icyo zigomba gukora ikindi kandi uyu usanze hano ku ivuriro ntabwo unsanze mu gicumbi ngira n'igicumbi nanjye ubwanjye ku buryo wahagera wenda ukagira ngo ukagira ubwoba utabimenyereye umwe wagaruje amafaranga none se nyine kiriya gicumbi ukigezemo ngira igicumbi icyo gicumbi rero gitandukanye n'uko turi ahangaha ushobora kuhagera wahagera ukabona birakanganye ariko niko byubatse niko umuco nyarwanda wubatse niko ubuvuzi gakondo bwubatse nuko twanabusanze ni nako tuzabusiga yego okay nibyo ngibyo reka duse nk'abagana ku musozo turi kurane twitahire n'uyu nguyu niba asubira bagaye uyu munsi niba ari bucumbike kwa muganga sinzi yangoje imvugo y'ikinyarwanda ubwo tumenye amahitamo yabyo tugana ku musozo umuntu ashaka kukubona kuri telefone kugira ngo muvure ubwo nawe azaze gushima imbere y'ahangaha yakubona gute adresse yawe yo ni Nyamirambo niho maze iminsi ngusanga ruguru gato iyo green corner kuri etage ihari hari icyapa kinini cyanditseho umuvuzi gakondo Matovu nimero telefone yawe ni yihe ku buryo umuntu kwifuza cyangwa se ushaka ko wamuvura yabasha kubonera mu buryo bwihuse nomero ya telefone nkoresha ni 0790 45 78800 yaba ari abo hanze y'igihugu yaba ari abo mu gihugu imbere iyo numero iyo bayamagaye ndabitaba iba no kuri WhatsApp yego ariko nkajya n'indi ya 0788 24 28 676 ihora ku cyapa hariya ndumva rero umuntu wese wankenera yaba ari uwo hanze y'igihugu yaba ari mu gihugu yambona kandi namufasha yego ubwo iyo ni nimero ya business cyane cyane ya 079 yo ubonekeraho cyane ya business muri rusange no musi mwiza kuri Muganga Matovu umunsi mwiza kuri uyu mubyeyi wibarutse imfura y'umuhungu bivuye mu mbaraga z'ubuvuzi gakondo cyangwa se no kubohora imyuka mibi bari baramwohereje bomba yari yarazinze iyo muri rusange nawe kuri wazo ugashima burya
iyo umuntu aguhaye urubyaro ntekereza ko nta kintu kiruta umwana ni umugisha nubwo ibyo ntekereza ko nta kindi kintu wamurutisha cyatuma utaza kumusura muri rusange. We nitwa Romeo Janvier, tubana umunsi ku wundi. Ubwo nufite gahunda kwikurikirana nawe gana Muganga Matovu yikurikirane umenye ibyari by'umenye ibyawe nawe uzaza ushimira. Nitwa Romeo Janvier, tubana umunsi ku wundi mu nkuru zigiye zitandukanye tuvuga ku buzima cyangwa se mu bigendanye no kuvura abantu muri rusange, by'umwihariko twibana cyane ku muco wacu gakondo utaratakaye, harimo kubangwa bigiye bitandukanye, avura indwara nyinshi zitandukanye, yaba indwara zo guhabwa imiti y'ako kanya, indwara zisanzwe ndetse n'indwara z'imyuka mibi, ntibagiwe n'amarozi ndetse n'abasarishijwe muri rusange n'amahembe. Muga haraho nkubeshyeye? Ntaho mbeshyeye rwose, aho ngaho niko bimeze. Yaba ari abafite ibyo bibazo bose, iyo bageze kwa iwanjye ibibazo ndabikemura nta kibazo. Hamagara Muganga Matovu cyangwa se umwandikire agufashe, tuzasubira ubutaha. Baye muhabwe umugisha.